Mu ishyaka rya PSD ho abayobozi baryo bari baranze kwitandukanya ngo hagire abajya mu gice cya Hutu Power, dore ko n'ubundi bose rero bari baramazwe no kwicwa. Ubwo rero ho byaragoranye kugira ngo haboneke abarihagararira muri iyo nama, ariko n'ubundi byarangiye hari abarwanashyaka ba PSD bayihagarariye ari bo François Ndungutse ndetse na Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki. Na PDC ariko burya ntiyahatanzwe, aho yari ihagarariwe nk'uko hari abarwanashyaka bayo bumvaga ko ibitekerezo by'ubuhezanguni bwa gihutu bigomba gukurikizwa uko byagenda kose, maze noneho abatutsi bagatsembwa burundu. Ubwo rero ku ruhande rwa PDC abari muri iyo nama ni Jean Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda ndetse na Gaspard Ruhumuriza. Nk'uko bose rero mbagarutseho umwe ku wundi bari bahuje kugira ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no gushyigikira umugambi mubisha wa jenoside, kuko abandi banyapolitike batari bashyigikiye uwo mugambi bose bari baramaze kwicwa urusorongo, cyane cyane nko muri PSD ndetse na PSD. Komite nyobozi yose ku rwego rw'igihugu ya PSD yari yaramaze kwicwa, nta n'umwe uhari wo kuyiyobora. Aba rero nibo bumvikanye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, babikora bamaze gutesha agaciro amasezerano y'amahoro ya Arusha, ahubwo bakurikiza itegeko nshinga ry'igihugu ryo mu mwaka w'1991. Nyamara kandi ingingo hafi ya zose z'iri tegeko nshinga zari zarakuweho n'amasezerano yari yarabereye Arusha. Ibi rero babikoze kuko amasezerano y'amahoro ya Arusha yabakumiraga mu nyungu zabo bwite aho kubuza abaturage bose muri rusange. Maze nuko batangira bemeza ko perezida wa repubulika agomba kuba kibi na cyiza Dr Sindikubwabo Theodore, wari usanzwe ari ku mwanya wa perezida w'inama y'igihugu y'amajyambere, aho yakoraga nk'inteko nshingamategeko, akaba yari umuhezanguni w'umuhutu. Akaba kandi yari afite ingengabitekerezo ya jenoside yakomoraga kuri Habyarimana Joseph Gitera, wari umusangirangendo we wa kera, kuko bari baranafatanyije gushinga ishyaka rya Prosoma mu mwaka w'1959. Nyuma yo gushyiraho perezida bahise banashyiraho abazamufasha bavanywe muri aya mashyaka n'ababwiye, aho yari yitabiriwe ku bwinshi, ndetse akaba yari aherereye mu gice cya Hutu Power gusa. Minisitiri w'intebe bamugize Kambanda Jean, uyu nawe nzamugarukaho mu gihe cya vuba. Nuko nyuma y'inama rero yo gushyiraho iyi guverinoma nshya rero hakurikiyeho umuhango wo kurahira, aho iyi guverinoma yarahiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 ahitwa muri hoteli Diplomate i Kigali, maze yiyita Abatabazi. Bagaragazaga ko ngo bari baje gutabara igihugu cyari kiri muri jenoside, ariko abangaba aho kugitabara baracyoretse bikomeye, mbese birenze urugero, biteye ishavu n'agahinda. Gusa duhereye ku iherezo ry'umugome wa mbere muri bo ariwe Theodore Sindikubwabo, ibye ntibyarangiye amahoro, kuko iherezo rye ryaje kuba urupfu. Ni nyuma yo guhungira i Goma, naho RPA yabasanzeyo bitewe n'ibitero bagabaga bikica abaturage mu bice bitandukanye byegereye umupaka. Twakomeje maze rero niko kukubwira ibyakurikiyeho nyuma. Theodore maze rero niko kubwira uwamurindaga ati, aho kugira ngo nicwe n'inyenzi bari wowe unyicira, bari wowe unyicira nta kibazo rwose. Abo basirikare rero bamurindaga ntibamutengushye gitore, kuko umwe yavuyemo aramubwira ati funga amaso, undi arabikora, nuko aramurasa agwa amacuri aho ngaho.